bamukuye mu Rwanda yamaze urupfu rwamaze kumufata. Yavuye mu Rwanda amaze gupfa. Urupfu yaratarapfa ariko urupfu rwari bumutware bari kumwe. Nawe yari umuzimu wigendera, yari umupfu ibintu imbere y'Imana kandi twakoze tubishaka. Buriya Gogo nawe yari umuzimu wigendera, yari umupfu wigendera. Gogo nta wari uri. Buretse na Gogo nanjye wicaye kuri kamera ndi umuzimu wigendera. Nge narapfuye kandi sinzazuka. Abakunzi ba Hambogoodness TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza igihe cy'amunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda, Kenya ndetse na Tanzania. Ndabifuriza kugira igicamunsi cyiza. Iyi mukurikirana ni Hambogoodness TV, ngiye mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe nongeye nagarutse mbashimira uburyo ki mukomeje kugenda mukurikirana ibiganiro byacu tubageza hano kuri Hambogoodness TV. Mbashimira uburyo ki mugenda mutanga ibitekerezo, mukora share ndetse na like, kandi mukanda na subscribe ku batarayikora. Ni iby'agaciro cyane, Imana ijye ibambera umugisha rwose. Uyu munsi rero twagarutse mu kiganiro tubagezaho ikiganiro kivuga kuri inkuru y'umumama umwe wagize ibyo atangaza ku rupfu rwa Gogo. Ko Gogo yapfuye, avuga cyane ko Gogo bari ameze nk'umuntu wapfuye kera, ari umuntu wigendera uri aho. Mama nagera aho atangaza rwose ko nawe ari umupfu wigendera. Ubwo rero sinzi rwose imyizere y'iki gihe aho irimo iratwerekeza, sinzi ahantu irimo iratwerekeza rwose. Umuntu ujya kuri mbuga nkoranyambaga ugasanga ateruye amagambo nk'aya ngaya avuga ko ariho nawe atariho, umuntu yapfuye ngo yari yarapfuye kera. Ibintu nk'ibyo rero usanga ari ibintu sosiyete idakwiye kugira gute kumva cyangwa ngo ibihe umwanya. Ni muri urwo rwego rero navuga ko uyu mudamu rwose ibyo yakoze aranyamahanga. Ikosora uraryoha uradutera imbaraga. Ikosora ni isoko y'ubuzima, ishigikira imbaraga n'ubushyuhe, ibisubizo ku bushyuhe bw'izuba, ugufata neza mu buryo bwose. Ikosora uranyura uradusukura. Kurira umuntu wapfuye. So mu by'ukuri Imana imubabarire cyane. Mumbe nk'ahantu uko yagize icyo avuga kuri Gogo nawe ubwiwe yivuga. Yaratarapfa ariko urupfu rwari bumutware bari kumwe. Ikindi gikurikiyeho Nawe yari umuzimu wigendera, yari umupfu ibintu imbere y'Imana kandi twakoze tubishaka. Buriya Gogo nawe yari umuzimu wigendera, yari umupfu wigendera. Gogo nta wari uriho. Yego, Imana rero ifata uwo muntu wapfuye ahagaze. Buretse na Gogo nanjye wicaye kuri kamera ndi umuzimu wigendera. Nge narapfuye kandi sinzazuka. Murabyumvise rero se koko nk'ibi ibintu koko uyabivuze ari mu mwuka. Twavuga ko wenda tutagiye guca imanza, mu by'ukuri namwe mwajija mukareba mukavuga ati koko uyu muntu
ntabwo se ibyo yavuze yabishatse kubivuga kugira ngo amenyekane ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ni ikindi kibazo gihari yaba yifitemo. Mu by'ukuri ntabwo byumvikana. Rero sinzi uko tuzajya tubyita, nimba ari ubuhanuzi nimba atari ubuhanuzi, sinzi uko tuzajya tubyita mu by'ukuri, kuko nta muntu w'umukozi w'Imana ubasha kuvuga gutya ati nawe ni umuzimu wigendera. Ni ikibazo gikomeye cyane, birasekeje kandi biranatangaje. Rero ntabwo umuntu ushaka kuba yamenyekana gutya se ngo yubake izina aho akwiye kunyura muri izi nzira, kuko ubwiwe nyine hari ukundi kuntu nyine sosiyete ihita imufata bitandukanye n'uko yari ameze. Rero dukwiye kugira gute kuri uburyo ki twazajya tugira uburyo ki bigosora mu byo tuvuga n'imyitwarire n'imyifatire bikaturanga bya gikristo, apana kwisha umurimo w'Imana ukurikiye inyungu runaka. Wenda hari abantu baba bashaka ngo bamenyekane ku mazina y'abandi, babaharabika se cyangwa bavuga iby'Imana ngo yababwiye kuri bo, kandi ari ukubeshya bavuga ngo Imana iravuze kandi itanavuze. Abo rero bafite ishyano, bazahura n'ingaruka zikomeye cyane, kuko ababeshyira umwuka w'Imana ngo arababwiye kandi atababwiye bafite ibibazo bikomeye cyane. So rero nk'aba bantu mwumvise ibyo bavuga, rimwe na rimwe barabika navuga ngo bagenzi babo, ni ikibazo gikomeye cyane, Hari n'umuntu umwe nashatse kuvuga amazina, nawe mu muhango wo kujya gushyingura Gogo, nawe numvise ko bari bamumereye nabi, bahamukubitiye, ariko nawe yakoresheje amagambo atari meza. Twibaze se koko ibintu biracyabaho mu muco nyarwanda koko? Arareba arakubita imibare rwose, aravuga ati kuva hano ngera hariya gutwika esanse amaviyuzi ntabwo yavamo. Arareba avuga ati rwose esanse natwikisha rwose amaviyuzi ntiyavamo. Imagine kweri nk'umuntu uvuga ko rwose afite umutima wo gutabara, gukoresha amagambo nk'ayo ngayo. Uvuga ati ninjya gutabara nk'urugero nk'imuhanga se, ndakoresha esanse y'ibihumbi 10 kandi viyuzi ntabwo ziri buze kugira gute kuvamo. Ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Gutabara ntabwo bigombera kuba ngo hari inyungu runaka ukurikiye, ni umutima wo gutabara. So abo bantu rero tuzajya tubanenga tunabakebura rwose, ku buryo ki ibi bintu bitazajya bisubira. Ngira ngo mwigeze kumwiyumvira rwose avuga ayo magambo. Rero ndabashimira cyane uburyo ki mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, mwibutsa kujya mukanda subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikira. Njye mwabanye rero yari Habimana Adolphe, mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Mbifuriza akazi keza kuba gafite, namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Gira amahoro y'Imana rero, bye bye.